Tuzamurire ibiganza Yesu mahoro yacu, tumushimire muri iri teraniro, tumukomera amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Iteraniro ryose duhagurukira imbere y'Imana, dufatanye n'abaririmbyi, turirimbe uyu muririmbyi 204, tuvuge ngo dore ibendera rya Yesu riramanitswe. Tumuririmbe tunezerewe, twishimira Imana yacu. Dore ibendera rya Yesu riramanitswe, tumuzamurire ibiganza Yesu wacu ashimwe cyane. Iyo turi kumwe nawe, iyo tugendanye nawe, iyo tubanye nawe, no mu biteye ubwoba ajya abana natwe. Abishimirwe muri iri teraniro, abishimirwe mu mitima yacu, abizera ahabwa icyubahiro iteka ryose. Reka tugere mu kanya ko kwakirana muri iri teraniro rya gatatu. Nanone twifurizanye ikaze kuri korali zimaze kuturirimbira, ndetse n'abandi twese turi mu nzu y'Imana. Twakire korali ari ku ngoma, bamaze kuturirimbira, badusuhuze mu izina rya Yesu. Gatatu. Ibyo ni ukuri, ari ku ngoma Yesu. Twakire korali hamya ukuri, badusuhuze.
Imana ishimwe. Abisiraheli bose bakwiriye kuba ari bamwe, abana b'Imana twese dukwiriye kuba turi umwe. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo twakire korari inshuti z'umwami, inshuti z'umwami Yesu. Dukomere Imana amashyi ku bwabo, kubw'uyu munsi, kubw'iki gitarane turimo, kubwo ibindi dukomeza kubamo. Namwe nimudusuhuze. Imana ibahe umugisha cyane. Gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka twakire abari muri komite mpuzabikorwa, bahagurukane n'abadiyakoni, ari muri protocole cyangwa abicaye bahagurukira imbere y'Imana badusuhuze. Murambuye ibiganza. Gatatu. Amen. Yesu abahe umugisha. Reka twakire abakristo, abitorero rya Gasave, muhagurukira imbere y'Imana mwaje guterana muri iri teraniro mu byicaro byanyu. Imana ibahe umugisha cyane. Namwe murambuye ibiganza mudusuhuze. Gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Reka twakire ababyeyi bari hano imbere muri iri teraniro rya gatatu, tubakire. Abadamu b'abashumba nabo bahaguruke badusuhuze. Muhagurukire imbere y'Imana murambure ibiganza musuhuze itorero. Gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Reka twakire abashumba turi kumwe. Twakire Pastor Mustafa dusuhuze. Pastor Karangwa dusuhuze. Ikaze. Ngira ngo ku bashyitsi, aba nibo bene urugo kandi turabishimiye. Twabanje kubasuhuza kugira ngo namwe tuze kubakira neza neza cyane. Ndagira ngo rero twakire abashyitsi bari mu iteraniro hano imbere. Abashyitsi mwicaye muri aya materaniro muhagurukira imbere y'Imana. Namwe mwaje kubana natwe muturutse mu matorero, mu madini, mwaje kubana natwe, rwose turabishimiye cyane. Nikaze. Ni mu nzu y'Imana, kandi mu nzu y'Imana ni heza. Umuntu wese ahabona ibyiza Imana yateguye. Ayo mashyi yarayo kubishimira rwose. Namwe murambura ibiganza mutere haleluya, natwe tubikirize. Gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Nkuko twabivuze kandi twakomeje kubivuga, uyu munsi dufite umugisha, turi kumwe na korari Hoziyana yaturutse mu itorero rya Nyarugenge, ku cyicaro cya paruwasi ya Nyarugenge, ku cyicaro cy'ururembo rwa Kigali. Ndagira ngo aho muri mu byicaro byanyu, ari komite ya korari, ari abaririmbyi, muhagurukira imbere y'Imana mu izina rya Kristo umwami wacu. Namwe mudusuhuze rwose, turabishimiye cyane. Ndagira ngo murambure ibiganza mudusuhuze. Gatatu. Imana ibahe umugisha cyane. Ngira ngo turi kumwe na baterankunga baje baherekeje korari Hoziyana, inshuti za korari Hoziyana, barimo komite yabo. Namwe muhagurukire hamwe mwese, turabishimiye cyane. Murabe igiciro gikomeye rwose. Ikaze, ikaze, ikaze. Yesu abahe umugisha. Namwe murambure ibiganza maze musuhuze iteraniro. Gatatu. Amen. Yesu abahe umugisha. Nkuko twabivuze, hariya itorero ry'i Nyarugenge turi kumwe n'abashumba baje baherekeje korari. Turi kumwe na mwarimu Emmanuel. Ndagira ngo amen. Ikaze. Turi kumwe na Pastor Edizo adusuhuze. Imana imuhe umugisha cyane. Muri iri teraniro rya gatatu turi kumwe n'umwigisha wacu mwene data Benjamin, nawe nadusuhuze. Imana iguhe umugisha cyane.
turabishimiye n'ikaze. Ndagira ngo iri teraniro turimo hano, hari n'abandi badukurikiranye bari mu mpande zitandukanye z'isi cyangwa se ku migabane itandukanye, bakurikiranye kuri YouTube channel ya Korali Hoziyana. Nabo aho bari turabakiriye, biyumvemo ikaze kuko ririmo riratambuka online. Ndagira ngo rero Theo warakoze kunyibutsa, nabaye nkaho ntareba mu bitugu bya mwarimu Emmanuel, ariko harimo umubyeyi wacu, harimo mwarimu Speciose, umubyeyi wacu rwose. Ntabwo ari ikindi nuko ntari nababonye. Ndagira ngo munyemerere bamuhe mikrofone adusuhuze rwose. Ikaze. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Ndagira ngo rero twese duhaguruke twakirane muri yandamukanyo y'abana b'Imana. Twese duhaguruke twakirane muri yandamukanyo y'abana b'Imana, turambuye ibiganza gatatu. Murakaza neza bene data, Imana ibahe imigisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Ikaze, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo umuntu wese yasuhuza mugenzi we amwifuriza ibyiza, kandi kwicarana n'uwo mwicaranye niko Imana yabishimye. Icyo wamwifuriza cyose. Reka nakire korali inshuti z'umwami baririmbe indirimbo imwe, mutambuke muze hano. Nyuma yabo turaza kwakira Korali Hoziyana, bararirimba indirimbo ebyiri. Noneho korali iyi iririmba iyi ndirimbo mbahaye, ndagira ngo muntegurire ibiturisho byo gushima Imana kugira ngo dufatanye gukoresha igihe neza, kandi byose birakunda. Dushyire hariya igiseke cyo gushima Imana, na hariya tuhashyire ikindi, n'abantu bari hariya babafashe. Noneho dushime Imana dutanga amaturo yishimwe. Iyi korali iririmba irajya gusoza twese turangije icyo gikorwa. Noneho tuze kumva Korali Hoziyana twese dutuje, twamajije gutura amaturo yacu yo gushima Imana. N'abakoresha uburyo bwa kode kuri telefone, nanone turabarangira, ni hariya ku nkuta hariho kode zigaragara, mwanyuzaho amaturo, Imana ikabaha umugisha. Yesu abahe umugisha. Ndagira ngo mwihangane tubanze dusabire umugisha abantu bagiye kubikora, kuko byose bikorwa neza. Nakire Pastor Karangwa, sabira umugisha abantu bagiye gushima Imana ku byiza yadukoreye. Mana data wa twese, turagushimiye kuva mu gitondo turi mu nzu yawe, kandi niwo mugisha washezeranyije Salomo ko umuntu wese uzinjira mu nzu yawe uzamuha umugisha. Ibiganza bigiye kurambura kugira ngo bigushime, baha umugisha utagabanije, kandi naho bakwihongere, kandi uyu murimo bagiye gukora waguke ukwire. Fashe n'abakozi bawe muri byose mu izina rya Yesu. Amen.
niwe wenyine uhora kuba hafi arusha bose kugukunda arusha bose kugukunda we kwiringira inshuti zawe cyangwa ubutunzi kuko igihe kiragera ibyo ukabibura urupfu no mu byago nabwo mujyana Yesu niwe wenyine uhora kuba hafi arusha bose kugukunda arusha bose kugukunda Yesu niwe nshuti nziza ntiyagutererana n'umunyarukundo umutima wawe ibindi byose ubimuharire Yesu niwe nshuti nziza ntiyagutererana n'umunyarukundo umutima wawe ibindi byose ubimuharire kuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru araza vuba ntazatinda araza vuba ntazatinda bamubyawe ureke kubabaza umwami wawe umwuka we wera atahe mu mutima wawe kuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru araza vuba ntazatinda araza vuba ntazatinda Yesu niwe nshuti nziza ntiyagutererana n'umunyarukundo ibindi byose ubimuharire Yesu niwe nshuti nziza ntiyagutererana n'umunyarukundo yemerere umuhe umutima wawe ibindi byose ubimuharire Yesu niwe nshuti nziza ntiyagutererana n'umunyarukundo yemerere umuhe umutima wawe ibindi byose ubimuharire
Uri mana mana, uri mana mana, uri mana mana, uri mana nyamana. Mana we, mana. Uri mana mana, uri mana mana, uri mana mana, uri mana nyamana. Uri mana mana, uri mana mana, uri mana mana, uri mana nyamana. Uri mana mana, uri mana mana, uri mana nyamana. Uri mana uri Jehova, uri mana uri uri mana mana, uri mana nyamana. Uri mana mana, uri mana mana. Oh, uri mana nyamana we. Oh, uri mana nyamana. Tato uri mana nyamana. Oh, uri mana nyamana. Oh, uri mana nyamana. Uri mana nyamana. Iminsi dufite mwisi, Iminsi turwana iteka, imyuka yo mu kirere, y'ubugome bwa Satani. Iminsi dufite mwisi, iminsi turwana iteka, imyuka yo mu kirere, y'ubugome bwa Satani. Iyaba Uwiteka ata, niwe waturinze iteka, tuba twaramizwe iteka, mu bigoyi bya Satani. Iyaba Uwiteka ata, niwe waturinze iteka, tuba twaramizwe iteka, mu bigoyi bya Satani. Bwana Bakunzi b'Umwami Yesu, ni ngombwa ngo tube dushore imizi muri Yesu. Intambara turwana, bakunzi b'Umwami Yesu, ni ngombwa ngo tube dushore imizi muri Yesu. Iyaba Uwiteka ata, niwe waturinze iteka, tuba twaramizwe iteka, mu bigoyi bya Satani. Iyaba Uwiteka ata, niwe waturinze iteka, tuba twaramizwe
iyo tudatumira Yesu tuba twararabye iteka tutakiri iminsi y'abazima. Iyo tutareba Yesu, iyo tudatumira Yesu tuba twararabye iteka tutakiri iminsi y'abazima. Iyaba Uwiteka ata ni we waturinze iteka tuba twaramizwe iteka mu bigoyi bya Satani. Oh, iyaba Uwiteka ata ni we waturinze iteka tuba twaramizwe iteka mu bigoyi bya Satani. Iyaba Uwiteka ata ni we waturinze iteka tuba twaramizwe iteka mu bigoyi bya Satani. oh, iyaba Iyaba Uwiteka ata ni we waturinze iteka tuba twaramizwe iteka mu bigoyi bya Satani. Yesu, Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo tugira. Iyo tumwiyambaje aratwitwararika, n'umugeri mwiza utabura guseruka, kandi ntakibaza muri igisubizo. Yesu, Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo tugira. Iyo tumwiyambaje aratwitwararika, n'umugeri mwiza utabura guseruka, kandi ntakibaza buri igisubizo. Uwakoze ibitangaza ni nde? Ugikora ibitangaza ni nde? Uwahuye na Sawuli ni nde? Ugira igitangaza ni nde? Yesu, 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 uri igitangaza.
mwami reka mbivuge mwami wanjye, mwami reka mbivuge mwami wanjye, mwami reka mbivuge mwami wanjye, uri umwana w'Imana ishobora byose, uri Kristo umwana w'Imana ihora, uri umwana w'Imana ishobora byose, uri Kristo umwana w'Imana ihora. Kubana n'umwami n'umumenye, kubana n'umwami n'umumenye ntagaga, kubana na Yesu n'umumenye, kubana na Yesu n'umumenye ntagaga. Na Yohana muzurimo yatumye abantu ngo bamubaze, mbese ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze ibi? Kandi ari we wamubatije, Yesu ibyawe birakomeye. Na Yohana muzurimo yatumye abantu ngo bamubaze, mbese ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze ibi? Kandi ari we wamubatije, Yesu ibyawe birakomeye. Yesu nawe arababwira ati nimugende, nimugende muvuge ibyo mubonye, nimugende muvuge ibyo mumvise, nimugende muvuge ibyo mubonye, nimugende muvuge ibyo mumvise. Ibirema biragenda, abatumva nabo bakumva, nimumwizira umwuka, nimugende mubibwire Yohana. Ibirema biragenda, abatumva nabo bakumva, nimumwizira umwuka, nimugende mubibwire Yohana. 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 uzihembe bose bumve ko Yesu ari umukiza kandi umwami utwara abantu bose nibabyumve. Uzihembe bose bumve ko Yesu ari umukiza kandi umwami utwara abantu bose nibabyumve. Abo hirya n'abo hino bakiboshwe na Satani bamenye ko ari umwami bashaka ubuhora. Hoziyana cyo tugende tubibwira amoko yose bamenye ko ari umwami utanga amahoro. Ni we se w'imfubyi zose n'umutware w'abapfakazi n'indushyi zose nyine bose nibabyumve. Ni we se w'imfubyi zose umutware w'abapfakazi n'indushyi zose nyine neza baruhure. Nimugende mubibwire Yohana. Nimugende mubibwire Yohana. Nimugende mubibwire Yohana. Amen. Twese dukomeze twamamaza imirimo ya Yesu.
twamamaza imbaraga ze, twamamaze gukomera kwe. Akwiriye amashyi menshi cyane, tumuhe amashyi, ababyeyi bamuhe impundu nyinshi cyane. Haleluya, 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 haleluya. Turabivuga kenshi, turongeye turabivuze, twifatanije na Petero urya munsi. Ni Kristo umwana w'Imana ihoraho, ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Uwo ni ukora ibitangaza wenyine, niwe abantu bishingikirizaho bagakomera, niwe abantu biyegamizaho bakumva amahoro, niwe abantu bakira imitima yabo ikakira ihumure ryuzuye. Tumuzamurire ibiganza, tumushimire. Umwami ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tugiye kugera mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana. Turaba dutuje twumva ubutumwa bwiza. Ndagira ngo ndarike mwene data Ndayambaje Benjamin ansange hano, noneho turaza kumusengera Imana. Turakira mwarimu Specioza asengeye Imana, noneho natwe aho turi dutegura imitima yacu kugira ngo twakire ubutumwa bwiza bw'Imana iduteguriye kugira ngo tugubwe neza muri iri teraniro. Karibu no gusenga Imana. Senga Imana. Nyagasani Imana yacu, turagushimye, tugushimiye umunsi waduhaye kugira ngo tuwunezererwemo. Abanye n'ababaye mu iteraniro rya mbere, rya kabiri nuko, rya gatatu ntabwo ujya uruha nturambirwa. Mwami wacu mwiza, n'uyu munsi urahari. Nubwo twe tujya turuha tugataha, ariko uri Imana ibera hose icyarimwe. Imbabazi zawe ni nyinshi kuri twe Mana. Wateranije abantu bangana gutya kugira ngo tugaburire. Ntiwigeze uteraniriza iteraniro ubusa. Mwami wacu, abantu 5,000 wabahagije. Imitsima mike n'amafi make barahaga kandi barasagura. N'uyu mwanya rero duteguye imitima yacu Mana. Nyamara twe ntitwabibasha, ahubwo Umwuka Wera arushaho kuyitegura kugira ngo amatwi yacu yumve, kandi imitima yacu Mana inyurwe n'ijambo ryawe. Urakoze Murengezi mwiza, ngwino ubane natwe. Ni buri wese uraha abona igisubizo cy'ikibazo cye. Waje akennye umukenure mu buryo bwose. Ijambo ryawe ribe muri twe rigwiriye, rifite imbaraga, rifite ubwenge. Umugaragu wawe wateguye, tumusabiye umugisha kandi tumusabiye imbaraga kugira ngo muri uyu mwanya akorane nawe. Imbaraga zawe zimuzeho cyane, ubare n'akanwa ke, kandi iteraniro ryose uriho umugisha. Icyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Nimumfashe duhe Imana icyubahiro. Imana yatwemereye kuba muri aya masaha twese turi aha hantu dushima izina ryayo. Imana nihabwe icyubahiro, reka tuyongere icyubahiro. Reka tudatinze dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65. Turahera ku murongo wa 21 turaza kugeza ku murongo wa 24. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65 umurongo wa 21 turageza ku murongo wa 24. Reka dusome. Haranditse ngo bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banjye bazashyira kera bashima imirimo y'intoke zabo. Ntibazaruhira ubusa, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'ababakomokaho. Ku murongo wa 24 haranditse ngo maze ubwo bazaba batarantabaza,
nzabatabara kandi bakivuga nzumva. Ni aya magambo nifuje ko tuza kuganira, ariko mbere y'uko tuganira aya magambo nifuje kubanza gushima Imana. Haleluya. Nifuje kubanza gushima Imana kubwo imirimo yagiye inkorera, namwe yarabibakoreye, ariko reka mvuge ibyanjye. Ndashima Imana kuko icya mbere mbanje kuyishimira ni Imana itagira irobanura ku butoni. Haleluya. Ni Imana itagira ite, ni Imana itajya irobanura ku butoni. Iyi korali yacu nkunda, korali Hoziyana, hari igitero yaririmbye, iravuga ngo Yesu ngo akunda abarwayi n'indembe, ngo Yesu yita ku banyamibabaro, Yesu ni we se w'imfubyi zose. Ako kantu mu gacaho karongo, ngo ni umugabo w'abapfakazi, ngo amenya abatagira kivurira n'abadafite shinge na rugero, ngo atabara abashonji n'abakene. Barangije baravuga ngo Yesu ni umwami w'iki w'amahoro. Ndagira ngo duhe Yesu icyubahiro kuko ari umwami w'amahoro. Ndashaka kwivugira cyane ukuntu nabonye ukuntu Yesu ari se w'imfubyi. Imana ishimwe. Haleluya. Buriya rero hari igihe abantu bajya babona umuntu bakagira ngo buriya niko wahoze. Oya, buriya ntabwo ariko twahoze. Haleluya. Hari imirimo Imana iba yarakoze, hari ibyo tuba tuziranyeho nayo tutabwiwe n'abandi, ahubwo ari imirimo yayo twabonye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngewe uhagaze aha hantu, impamvu navuze ngo duce akarongo kuntu Yesu ari se w'imfubyi zose, ibyo bintu mbizi neza. Ubundi mvuka hariya ku Kimisagara, niho mvuka, ariko ntabwo nigeze mpaba. Burya iyo mpagaze kuri rwa rusengero rwacu nkareba hepfo, iyo mpagaze handi bacururiza, mba ndeba hahoze ari iwacu. Ariko nkavuka ku mugabo bambwiye witwa Murengezi Yusufu, n'undi witwa Nyirantashya Hasina. Murumva abo bantu bari abayisilamu, murabyumva neza. Ariko muri abo bantu, yaba Hasina yaba Murengezi uwo bavuga, ntabwo nigeze mubonaho, nta nubwo nigeze mbona n'ifoto ye. Yaba uwo Hasina mbabwiye, ntabwo nigeze mubona, nta nubwo nigeze mbona n'ifoto ye. Ntabwo ibyo bintu nigeze mbibona. Ahubwo kandi uretse no kuba ntarabonye n'ifoto yabo cyangwa ngo mbe narababonye, nta nubwo nubakomokaho wundi nawe muzi. Yaba ukomoka kuri mama ntabwo muzi, yaba ukomoka kuri papa nawe ntabwo muzi. Ni ukuvuga ngo rero ubwo murabyumva namwe. Ariko ndashima Yesu katajya arobanura kuki. Ubu se niyo narekeraho, ubundi ubu nagombye kuba mpagaze imbere yanyu. Atari Yesu, ubu nagombye kuba mpagaze imbere yanyu. Ariko Yesu, haleluya. Ndashima Imana kwigira neza cyane. Ibyo nuko nabisanze, cyokora abo twavukanaga bamwe ndabazi, ariko nandi makuru ubu ngubu hari igihe abantu bajya bavuga ngo, akavuga ngo ndi uwa kanaka, ngo nkomoka kuri kanaka, ngo wa runaka, birya ngo bita amasekuruza. Nge ngarukira aho ngaho, nge ngarukira aho nababwiye. Murumva ibyo bintu abantu bakubyumva neza nibuzamure. Ariko ndashima Yesu.
ndashima Yesu. Igihe cyarageze rero, murumva rero umuntu wavukiye mu mujyi bikaba bimeze gutyo, ubwo icyari gikurikiyeho ni iki? Ni ukubana. Mwabivuze neza. Ndashima Yesu kwagira neza. Igihe rero cyarageze, nibyo twari dufite birarangira. Birarangira nyine, bidafite ba nyirabyo barabirya. Siko bigenda? Nabyo birarangira. Ariko ndashima Imana, navuze nyine ko Imana ntirobanura ku butoni. Igihe cyarageze, kubera kuba imfubyi bigatinda, igihe cyarageze ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buza kutumenya. Imyaka yarashize ni muri za 80. Hanyuma Imana iza guca inzira. Imana iciye inzira, haza ikigo cy'imfubyi. Abantu bazi kuri SOS ni bande hano? Kuri village d'enfants ya SOS haba hari abantu bahazi? Abahazi ni muzamure. Ndagira ngo mbamenyeshe ko mu bana 10 bageze muri SOS hariya ku Kacyiru mu 1980, njye nahageze mu 1980 mu kwezi kwa 4, mpagera ndi mu bana ba mbere 10 mbariho ntangirira kwiga. Kandi ubwo nari ntangiye kwiga imyaka yanjye yararenze, ariko ndashima Yesu. Ndashima Yesu. Yesu anzanira kiriya kigo, ndagenda mbamo, ndiga, ndashima Imana. Haleluya. Ndashima Imana ko ubu ngubu ndi umugabo. Umudamu wanjye nahaguruka ari hariya, nahaguruke hariya, mwamubonye. Kandi uriya mudamu wanjye buriya avindimwe na Valente nawe haguruka. Niwe bakurikirana. Ndashima Imana rero kwitagigira gute irobanura ku butoni. Haleluya. Nimuzajya mubona rero tugenda, amina, nimuzajya mugira ngo niko twahoze. Imana ishimwe igikora imirimo ifatika ikagaragara. Ubu natwe dufite icyo tuvugira imbere y'abantu. Turavuga ko Imana igira neza, turavuga ko Imana itarobanura ku butoni, turavuga ko Imana ifite ubushobozi. Imana yacu nawe yakugirira neza. Mbwirira mugenzi wawe ngo nawe yakugirira neza. Ubwo rero muri kiriya kigo nagiyeyo, ndiga, ndarangiza, naje kuvayo mfite lisanse. Imana ishimwe. Navuyeyo mbonye lisanse, nakuye Butare, hanyuma Imana umugore, Imana abana. Ndashima Yesu. None ikigeretse kuri icyo, ndi umukozi w'Imana. Haleluya. Mubibona se? Reka tuganire ijambo ry'Imana, ibindi tuzabisubukura. Mbwirira mugenzi wawe ngo nawe yakugirira neza. Abantu twajyaga tugendana rero, twagenda tukagenda bakagira ngo hari uwari ubizi mu bantu turi kumwe hano. Buriya nuko bimeze, Imana yacu irakora. Reka tuganire. Twasomye ijambo ry'Imana, twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya kuva ku murongo wa 60 igice cya 65 kuva ku murongo wa 21 tugera ku murongo wa 24, ariko ku murongo wa 22 kuri B hari ahantu havuga ngo kandi ngo abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoke zanjye. Ndashaka ngo tuvuge mu kanya gatoya abitwa abatoni ba Yesu. Tuvuge kuri bande abitwa abatoni ba Yesu. Turaza kutangira tuvuga ngo mbese umuntu w'umutoni ninde. Tuze kugera ahantu tuvuge abatoni ba Yesu ni bande. Turaza kurangiza tuvuga ibyo Yesu agiye gukorera abitwa abatoni be. Haleluya.
ngibyo Yesu agiye kuzakorera abandi abatoni be. Ubwo rero ndi nkawe muri aka kanya gatoya cyane natangira kugira icyifuzo, nkatangira kuvuga ngo icyama nkibera umutoni wande wa Yesu, kuko Yesu hari ibintu bikomeye cyane agiye gukorera abitwa abatoni be. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo turisoma, hari ahantu twatangiye tuvuga ngo bazubaka amazu ngo bagire gute bayabemo. Mbese ubundi ubwo ni abatoni. Umutoni ni muntu ki? Ubu hano muri iri teraniro ushobora gusanga cyangwa ahantu mutuye hari abantu bise abana babo ngo ba mutoni. Ntibishoboka. Cyangwa hari na korani nzi yitwa ngo abatoni ba Yesu. Ntabwo muyizi. Kubera icyo abatoni, umutoni n'umuntu ki? Ubundi mu buzima busanzwe umutoni ni umuntu umeze ute? Ni umuntu wagiriye umugisha kuri shebuja, akirinda kugira ngo hatagira umugayo shebuja agira gute amubonaho. Kandi si ibyo gusa, shebuja cyangwa nyirabuja. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umutoni ntabwo akora ibyo ashaka, ahubwo akora ibyo abwirijwe nande na shebuja. Kandi nta hantu ajya atabwiye shebuja, kugira ngo shebuja atamukuraho icyizere. Kandi yizera shebuja, akamugirira icyizere, na shebuja nawe agahinduka akamugirira icyizere, bakamwizerana. Yirinda icyitwa umugayo kugira ngo shebuja atabubonaho umugayo. Mu buzima busanzwe si uwo nguwo.